go. Yo Fredina. Wenyewe. Bimeze bite? Fresh. Kuri umufana wa Rayon uyu munsi ko turi kuwa 6 match yari kabizaba ku cyumweru. Uri hano uri kwakora iki? Weekend y'Urubavu bari show. Weekend y'Urubavu bari show? Ngende mu butembere. Utya watembereye? Kandi ko Rutsiro dufitanye isano rya bugufi. Rutsiro sina Rayon Sport bihurira. Impamvu umutoza w'abazamu ba Rutsiro uramuzi? Umutoza oya ntago umuzi. Abaye umuzamu wa Rayon Sport anatoza abazamu ba AS Muhanga. Iryo sano se rituma uvi wanyu yo hirya kantarange uzi Rubavu. Uko mfite ubushobozi. Oya Fredina harimo akantu katari ntagari karimo. Ndabona iruhande rwo ufite mukeba. Yenze kwizihiza isabukuru y'imikino 18 Rutsiro idatsindwa. Rutsiro? Idatsindwa. Ushatse kuvuga iragira imikino 19? Oya uyu munsi ruza 18 yisanzwe ufite 17. Iyi ni isabukuru y'imikino 18 idatsindwa ije kuzuriza hano. Katubaza umuvandimwe wawe uri iruhande rwawe. Ibi bintu Fredina ari kuvuga ibintu nibyo? Ntago mbyemeye. Ntago byemeye. Ntago mbyemeye kubera ko Fredina ntago ndamuyobeje. Ntago Fredina ibintu arimo kuvuga ntabwo ari uko. Ntago mbyize. Ngo yetetse ngo Rutsiro twanganyije ngo Rutsiro ngiye kwa kubi tubure ubushobozi. Nta mukino utagitse. Nyine nk'umuntu woshaka kuvuga uti ikipe ya Sport yatakaje rutayizamu yagize ibitego 13. Ubu tuvugana agiye guhembwa nka top scorer, agiye guhembwa nka rutayizamu watsinze ibitego byinshi. Yavunitse faze rituri gitangira. Tena iki? Kandi na faze ntiyanayitangiye. Icyo kintu gisubiza. Ufite rutayizamu uhe mwizereramo igitego hari. Ura dufite ni batarako. Atazi ibitoki bitazanashye. Umbe bitega amaje kugeza. Aje muri faze. Afite bingahe? Arenga kunganya. Abafana bare bakuvuga ngo umva garafre. Uriya mwanya wa mbere n'igihe mwawicazaga. Mwicazaga gatako kamwe. Abo kuntu wicarana na muzehe. Waburi seriyese ko shura umwara. Ngo ni nkurume. Abo kuntu wicarana na muzehe. Ikime. Fredina. Ikime urakizi. Ikime cyakindi kiza mu gitondo. Ngo apere yayicaye ngo ni nkurume. Aya makuru urahembe. Ibyo ndimo kubyize. Fredina ibintu n'ukwikina. Tujya ingoma ku wa 6. Umwanya wa mbere mwamaze iminota ingana. Reka 45. Hari iminota 45. Ntabwo twanabivuga ko uriya mutoza wacu mushobora kuba mwaramuhaye bwa mbere akandagiye mu Rwanda. Akandagiye mu Rwanda. Uzagenda ubaze ku kibuga cy'indege, uzajya kuri Rwanda ujya kuri immigration. Barebe mu byangombwa bwe. Mubaze ati uyu muntu. Ahubwo se ikibazo ko muri gutsinda uriya mutoza muramuziza iki? Icyo kibazo gisubiza. Arazira ni imirire mibi ko nduka muri aperi mugabura. Icyo navuga. Arazira. Hano nta bakinnyi barimo kwikina. Ngo ntacyo kwiregura. Wibuke ko muri oxygen. Wibuke ko muri oxygen. Nubwo nta mutoza dufite. Kandi ihumeka insigana vuga gake. Murahumeka insigana imana. Ngo Rutsiro amakuru ari ngo nuko Rutsiro igiye kubatera 5 wumva garafre. Igikombe ugomba kugitwa. Hano wahita utangaza ukita kimwe ntabwo ugomba kugitwa. Ndabishaka ari ntabyo ubona. Utemera ko mbakubita mu bwonko nkashaka ibintu majisha ari ugomba kubibona. Fredina ngari kwa vuyihuye byanze kabisa. Yihuye byo ababikoze turabazi. Ntungarure muri iyo dossier. Turi uyu munsi no ku cyumweru bya hariya byo. Ngibyo teteri yakoreye APR ngejo ewana. Aya remontada nyine y'iki. Teteri ahubwo arayitsinda. Mubwire. Nyamara teteri iranamugorana. Oya mubwire. Nakubwiye ngo nibashake bafata akaguru bakaziriki. Irakugora. Kibuga ajya nirukansa kamwe. Nubwo wakwirukansa abiri ntabwo teteri ubutsinda byoroshye. Ntabwo yambasha. Ntabwo uri butsinda. Nta kintu mufite rega. Jebyo ndimo kubona ndabizi. Rutsiro nje nayitsinda. Ariko wowe bizerera mu mana itari bizera gutegura. Ndetse ntabwo iri buyemere. Ibyo bintu babisubiramo ngo bizera mu. Bizera mu mana yo gutegura. Meya wa Rutsiro. Inyangamugayo y'u Rwanda meya wa Rutsiro. Nimuramuka mutsinze igitego. Ribi kabizamo bagasanga cyatsinzwe mu buryo budasobanutse. Uze kumenya ngo bari abakinnyi ba Rutsiro bose. Hano muri musubire muri kiriya. Ariko umenye yuko topa mchafu inje. Balisha tupa mchafu inje. Balisha tupa mchafu inje. Hapo ndio mchezo huwezi kujua. Wewe peti mko watu. Ndabizi neza ko turi butsinde. Muzike mfundishwe. Abanga baravuga ngo chini ya ulinzi bro. Chini ya ulinzi. Mugende gake. Kazi ya wajeshi tunakajua. Kazi ya wajeshi ni kuchunga ulinzi wa Rwanda. Sio mchezo. Bamwe bavuga ni ikipe y'Imana abandi ni ikipe y'ingabo. Ikipe y'ingabo. Iterwa inkunga n'ingabo.
Ibyo bintu urabyemera? Ibyo bintu urabyemera? APR na RDF ni ibintu bibiri bitandukanye. Iterwa na APR ariko ntabwo ari ikipe y'ingabo z'igihugu. Cyambere na mbere hariya ngo ni Miramini ba. Ubwo se twavuga ko ari uramubona umwambaro wa gisirikare? Uramubona yambaye reba impuzangano ya gisirikare. Anatimba yera ndi abanyerondo. Ariko ngo rero siporo murakennye. Ngabarebe murakennye. Dukenye dute? Abakize se? Abarebe murakennye rwose abakize bari kumugana na leta se bimeze ngo imishara ntago igiza ababa umwanya wa mbere bafite amafaranga. Hanyuma siporo yagejejwe n'icyano. Ndabizi si mubaze uri hagati. Essence twikopesheje. Essence twikopesheje. Baba bakopse. Essence ntago twikopesheje bro. Twebwe cyambere na mbere dufite perezida mwiza. First of all dufite perezida wa Repubulika twemera mwiza, umubyeyi wacu yabonye byanze natwe yabonye muri siporo byanze aje n'ibisamba aravuga ati toka akazana abantu bazima muri aperi ho rero ako si awe baragufunga tangazo babwira ijambo ukuntu bagufunga ntago bemeye kuvuga ibya aperi ubundi baramufunga baramufunga uri kuri rosheri umutepe ushaka ko gacaca uri umuntu uhagaze hariya ni pingu kandi yambaye civil muri aperi nta jambo bagira nta jambo bajya bagira muri aperi reba ibyawe dusobanura ukuntu muri aperi nta jambo bagira bimubwira ibeshye uvuga kuri kuvugira kuvugira umutoza wanyu atoza yicaye ku ntebe arengeje ukuguru kukundi uvuga ngo narayabonye abanywa agateveri bro ibyo gutoza ntabwo bamukemura amakina abonye kubera ko abafana ba APR nta jambo mugira ari hawe nande none se batinya kuvuga cyangwa ariko twebwe byanze bigeze kure tuvuga bigakira vuga bro ngo gacinyama mubwira turagenda mukabyumva ahita yijyana yore yavuze umva ababa ngo nawe kubwira ukaragiye duha avuga feza mvuge ngo mwambure kwitabira ko ngo wanyicara wenye mwana oya nako kwicara nta kintu mufite wowe niba kintu nacyo niba ko nta kintu dufite doing imwe twemeza ko umunsi muratsinda genda bizi neza kuvuza umwanya reka kutadufangwa turangiza Perezida ndabizi neza ko ishaka turi gutsinda kandi ndabizi neza ko ngiye gutsinda fata kwijo suvuge ngo ala iryo jo yo gara freri tangazo tubwira ukuntu umunsi w'ejo bizaba bimeze hano kukivuga we Fredina umunsi w'ejo ni show uyu munsi murabona ko n'abapolisi babuze akazi kuko nta bantu bafite bakuru n'abantu bahari akazi karejo yo niba bitoza uburyo bazacunga umutekano w'ejo sibyo polisi niba yitoza ubuzi izacungira umutekano w'abaturage ejo show nejo uyu munsi nta cyabaye nta muntu wese twajya kora muri studio aba bana mbasaba bareke bagiye ku rubuga rwa pay urebe imodoka zamanutse kugira ngo abashe kuba yavuga ngo zajane Rubavu kugira ngo ube wavuga ngo ebyiri eshatu ziri ndimo mbona ebyiri izindi ziri kuri kugira niba kuri basaba twajya gusanga izindi ziparitse kuri ribu by the way oya kada imodoka wamanutse ifeta abanyarwanda igafeta abafana babo bagafata twasitera tukadushyira imbere bakagenda babanabana kugira ngo imbabona ko imodoka zamanutse ari nyinshi hari imodoka oya ntagarikiri gusa izindi ziri reka hano hinja abantu bisa murago bashe na moto hano hinja abantu bisa murago nta modoka amakuru hari nuko amakuru dufite nuko rutsira yateguye ngo ntabwo mushobora kuyivamo ngo yabateguye bayiteguye se uyu mutipe rungape nubwo bayiteguye basoza kuri Nyamukanagera mu Gikoma ujya muri stade ihute bayita Nyamukanagera mu Gikoma bagashyibirenge bogera akamubwira yego Fredina ku musozi Fredina murebe nkuko bisanzwe ndiwe narababwiye ngo kwa gatandatu nzaba ndi hano nimwambonye se wahageze isigaye mu bimbaze ya tangaza nawe ugenda nanjye Feza baturutse i Kigali umunyakigali ibyihuye tubireke nge nitwa Feza umunanzi agenzi banyarana basize inyuma ikindi ngejo ni show tubwire tangaza nawe mu APR hano gira icyo babwira byagoranye kuganira n'abare kuganira n'abare bisaba kubira ibyuya n'abare ntabwo yabyose ariko icyo nabasha kuba navuga abare tuzabanigana inkoresho nanze n'inkwera agakosora kuko agakosora ese karimo karamfasha ndimo ndaza ari uko mbaje kukaho tangaza tugenda ariko icyo navuga abare bagira amagambo menshi kandi atubaka njye ndabizi neza yuko njye Rutsiro ndayitsinda ibice biraba ari nka bibiri
sibyo icyo biraba ari nka bibiri kuko aperi njyewe ntabwo ngiye kuzanamo iby'amarangamutima sibyo nuko aperi kugira ngo ibashe kuba yatwara iki gikombe nuko iratse no mukino kandi tugomba kuwutsinda byanga kandi turayitsinda turabimenya aperi itsindwe itisezera igikombe irawutsinda niyo itawutsinda ubwo baragihereza rero okay reka tubitegereze mu kanya gatoya yes ko turakoze